Turabasuje mwese mudukurikiye. Ikoranabuhanga ryamaze kuba inkingi ikomeye mu iterambere ry'igihugu ndetse ryinjira mu buzima bwose bw'igihugu. Rero ni ngombwa ko dutekereza ku mutekano w'iryo koranabuhanga. Niyo mpamvu twabigize ingingo tuganiraho, ariko cyane cyane tukareba uburyo hakumirwa ndetse hakarwanywa ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ndi kumwe na Colonel David Kanamugire, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga, urwego rushya rwagiyeho binajyanye n'aho igihugu kigeze. Tubaha ikaze. Turabashimiye, murakoze cyane. Turi kumwe na CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Abantu bamaze iminsi babona hano mu rugamba rwo kurwanya corona, ariko si rwo nyine gusa n'urwo kurwanya ibyaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga narwo n'urugamba. Tubaha ikaze. Murakoze cyane Jean Pierre Kagabo. Turi kumwe kandi na Arlette, Engineer Arlette Rwakazina, uri umuyobozi muri RURA, ukaba ushinzwe ibijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga ariko nanone no guhanga ibishya. Tubaha ikaze. Reka rero tugaruke ku ngingo nyirizina. Nari maze kubivuga yuko ikoranabuhanga ryamaze kwinjira mu buzima bwose bw'igihugu, haba mu guhana amakuru, haba mu bijyanye n'ubukungu, amafaranga dukora, kubitsa no kubikuza, ibintu byose byinjiye mu ikoranabuhanga. Bivuga yuko rero aho hantu naho ari ahantu hakomeye cyane, abantu bakwiye gutekereza ku buryo hatagira ikihahungabanya. Niyo mpamvu hashyizweho urwego rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga by'umwihariko. Colonel David Kanamugire, reka mpere kuri iki kigo cyanyu ubwacyo, kujyaho kwacyo birinjira bite mu ntera cyangwa se ahantu igihugu kigeze mu bijyanye n'ikoranabuhanga ariko no kwizeza abanyarwanda umutekano w'ikoranabuhanga? Ndabashimiye cyane Bwana Kagabo, ariko nenda kugira ngo manze nshimire nabo turi kumwe, abatumire bagenzi banjye, Commission of Police Kabera, Madame Arlette n'abadukurikiye. Murakoze cyane kuduhaye amahirwe yo kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Nk'uko mwarimu bivuze, iyo ureba ubuzima bw'umuntu umunsi ku wundi, ubuzima bw'abanyarwanda, ibikorwa byacu byose bifitanye isano cyangwa bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. By'umwihariko rero nk'igihugu cyacu, imyaka hafi 20 ishize hashyizwemo imbaraga nyinshi kubaka ibikorwa by'ikoranabuhanga. Ibyo bikorwa rero bifasha ubuzima busanzwe umunsi ku wundi, mu buvuzi, uburyo abantu bacuruza, uburyo abantu bishyuzanya, ku buryo rero ibyo bikorwa umutekano wabyo ugomba kurindwa. Urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga ni urwego rwashyizweho kugira ngo rurinde umutekano w'ikoranabuhanga. Nk'uko ubuzima bwose, ibice byose by'igihugu birinzwe, n'ibikorwa by'ikoranabuhanga nabyo birarinzwe. Iyo umuntu yohereje undi amafaranga, iyo umuntu agiye ku mbuga nkoranyambaga, hari ibikorwa byinshi bifitiye abanyarwanda akamaro, bifitiye ubukungu akamaro. Ikigo rero gishinzwe gushyiraho ingamba kubirinda, ariko n'ibikorwa byonyine, dufatanya n'izindi nzego, dufatanya na polisi, dufatanya na RURA, dufatanya n'abikorera ku giti cyabo, kugira ngo nabo bagire uruhare mu kurinda ibikorwa byabo. Tukaba tunashimiye aya mahirwe kugira ngo dukorere ubukangurambaga, kuko hafi 93% ry'ibyaha bikoreshwa hakoreshejwe ikoranabuhanga bigenda ko abantu batazi ibibazo. Tukaba twumva ari amahirwe kugira ngo dusobanure abantu bumva ibyo bibazo, bumva ibiterere n'uburyo babirwanya. Turabashimiye cyane. Iki kigo cyanyu cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga, kugira ngo bigeraho bavuga bati kigiyeho, wenda muratwibutsa n'igihe cyagiriyeho, mu by'ukuri impamvu byabaye ngombwa ko kijyeho ni iki? Kuko ndibaza ko izi nshingano zishobora kuba zarakorerwaga n'ahandi, haba muri polisi n'ubwo wenda ikomeza kugira umusanzu bitangamo, ariko by'umwihariko kuba iki kigo cyaragiyeho birasubiza ikihe kibazo? Urakoze cyane. Iyo ugiye kureba ikigo cyashyizweho n'itegeko nimero 26 ryo mu 2017, gihabwa inshingano z'umwihariko zo kurinda umutekano w'itumanaho. Impamvu zatumye zibaho ni ukuvuga ngo hari ibikorwa byinshi igihugu cyashoyemo bifite ubuzima, bifite uruhare rukomeye mu mibereho myiza, mu bukungu n'ubuzima bw'igihugu. Byari ngombwa rero ko habaho ikigo gishinzwe kubirinda.
ntigikora cyonyine, kigomba gukorana n'izindi nzego. Urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'itumanaho rushinzwe gushyiraho ingamba, rushinzwe guhugura, rushinzwe gukorana n'izindi nzego kugira ngo zikumire ibitero, zitahure ibyaha, zifatanye n'ibindi, ariko noneho zitange n'ubufasha n'ubutabazi ku muntu wese waba wahuye n'icyo kibazo. Bimwe mu bikorwa by'ibanze hariho itsinda ry'igihugu rishinzwe kugira ngo iyo havutse ikibazo icyo mu bitero cyangwa se ibyaha byaba byafashwe ikoresheje ikoranabuhanga, uhamagara 9009 bakagufasha. Gihuza rero ingamba, gifatanya n'ibindi bigo, gifatanya kurinda ibikorwa remezo bituma izi serivisi z'itumanaho zigumana umutekano. Murakoze. CP John Bosco Kabera, polisi ishinzwe kurinda umutekano w'abantu n'ibyabo, ariko bigaragara nuko isi maze guhinduka, ikoranabuhanga rimaze guhindura imibereho y'ubuzima. Polisi yinshira ite muri izo mpinduka, cyane cyane zangwe n'ikoranabuhanga, ku buryo nayo ikomeza za nshingano zayo ariko mu buryo buteye imbere? Dusigaye tuvuga ngo n'umuryango wabaye digital, ibintu byose bisigaye byarabaye ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Icya mbere nuko polisi nyine nk'urwego rushinzwe kubahiriza amategeko cyangwa se no kurwanya ibyaha, irwanya ibyaha ibyo ari byo byose birimo n'ibingibi bikorerwa nyine binyuze mu ikoranabuhanga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ariko ngira ngo mbere yuko tujyaho hari ibintu tukwiye gusobanura, kuko no mikoro ya polisi buri munsi ikorana n'abantu. Abantu rero bagomba kubanza kumva ko umutekano w'ikoranabuhanga nabo bakwiye kuwugiramo uruhare. Icya mbere abantu bakwiye kumva yuko hari u Rwanda nyine rufite icyo twakwita nka urubuga rugari rw'ikoranabuhanga mu Rwanda, aribyo twakwita cyber space, ndetse n'igihugu kikaba gifite ikirango IP address cyangwa internet protocol. Ngira ngo ubwo barabyumva, cyangwa se abazi icyongereza barabyumva. Ariko noneho gifite uko kirinzwe, uko igihugu kirinzwe ku mipaka, uko kirinzwe mu gihugu, uko hari inzego zitandukanye nazo zigenda zishinga umutekano. Urugero nka ziriya nka rwego rw'abikorera rushinzwe gutanga umutekano, ziriya security companies, ndetse n'abantu bakagira uburyo bakinga gate zabo cyangwa se ibipangu byabo. Umuntu ajya kuryama agakinga umuryango buri muntu. Ubwo ni ukuvuga ngo igihugu kirinzwe kuva ku mupaka mu gihugu imbere, n'umuntu akagira uruhare mu kwirinda mbere yuko tujya muri ibyo bintu. Iyo tuvuze umuntu ku giti cye, twavuga urugero nka telefone yawe ifite inyuguti cyangwa imibare ushobora kuba wayifungisha, ibyo twabyita byitwa password. Computer nuko, cyangwa se mudasobwa nuko, yaba yawe ku giti cyawe, yaba yarabiwe nka hano urugero tuvuga, yaba ibigo byikorera, yaba ibigo bya leta, nabyo bafite uburyo babirinda. Ngo ngore urwo rwego uko ruzaza gukora rukaba rwarinda urwo rubuga rugari rw'igihugu, ndetse rugashyiraho rukugarira, ibyo twakwita nko kugarira. Hakaba wenda twabigeranya nk'ibyo bita firewall mu cyongereza, ni ukuvuga ngo ni urukuta nyine rutuma abantu batagutora baturutse ngo barebe amakuru yawe, nyine bagutera ibitero. Ibyo rero byose byarenze aho ngaho, bikarenga urwo rukuta, bikarenga abantu kwirinda, bikarenga yuko ibigo bitirinze, abantu ku giti cyabo, bikajya no muri telefone. Ujya wumva abantu bibwa amafaranga babohereje bwa message gusa, ari uko babisubiyemo. Abo bantu rero iyo babigezeho bagakora ibyo bikorwa, polisi ntizira. Nayo rero ibikwiye kubikurikirana, igakorana n'uru rwego, igakorana na RURA, igakorana n'izindi nzego zibishinzwe, ku buryo mu by'ukuri abanyabyaha babigizemo uruhare mu kuba bahungabanya umutekano ku ikoranabuhanga, w'ikoranabuhanga, cyangwa se kuri murandasi, cyangwa se mu nzira zayo za murandasi cyangwa umuyoboro, yuko bakurikirana. Ariko rero nta nubwo twavuga yuko polisi nayo yasigaye mu ikoranabuhanga. Natwe turarikoresha, haba muri ubu buryo bwo gucunga umutekano. Twavuga uburyo ducunga umutekano w'igihugu cyangwa se w'umujyi hakoreshejwe za kamera, havuga uburyo dutanga serivisi none dukoresheje ikoranabuhanga. Ibyo rero byumvikana yuko ari nayo mpamvu n'izi nzego ziba zahuriye aha ngaha, kugira ngo nyine bumve uburyo urwo rusobe rwa serivisi rw'ibikorwa bitandukanye byo gucunga umutekano. Ariko noneho tunakangurira n'abaturarwanda uruhare bagomba kugira ni uruhe, umuntu ku giti cye uruhare afite ni uruhe, ikigo cyangwa se ibigo
uruhare bifite ni uruhe, noneho n'urwego rero rukaba rushinzwe ku rwego rw'igihugu inshingano zarwo ni izihe? Murakoze. twavuga ko imiterere y'ikoranabuhanga uburyo rikoreshwa, uburyo ryamaze kwinjira mu buzima bw'abantu byaba byarazanye impinduka noneho mu mikorere ya polisi nayo cyane kubera yuko nari ntazigera uburyo dutanga serivisi, ariko noneho kubw'umwihariko ubwo iyo tureba urwego rw'umutekano cyangwa no kubahiriza amategeko n'inshingano z'iki kigo cyangwa n'ibigo bitandukanye bifite inshingano zijyanye n'aho zihuriye n'uyu mutekano, nuko nyine tugomba gukorana kugira ngo abakoze ibyaha bamenyekane. Hari ubushobozi iki kigo gishobora kuba gifite polisi idafite, hari ubushobozi RURA ishobora kuba ifite polisi idafite, ariko hari n'ubushobozi polisi igira ibigo bidafite. Byumvikane rero yuko ari tukabihuza bigakora umuti tugakora umuti kugira ngo n'Abanyarwanda babyumve, bumve n'inshingano za buri rwego, bumve n'uburyo dufatanya, bumve n'uburyo tugera ku ntego mu rwego rwo kurinda igihugu. Murakoze cyane Madame Arlette Rwakazina, nkamwe mushinzwe cyane cyane gushyiraho amabwiriza, nibaza ko munagenzura imikorere y'ibigo bicuruza cyangwa bitanga ikoranabuhanga, aho ngaho ho RURA yo ikora iki kugira ngo hanaburizwemo ibyo byose bishobora kuba icyuho kuba haboneka ibyo byaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga? Murakoze cyane. Ariko mbabareye kuba ari wowe, ntabwo ngusorejeho, ndakwikuje, ariko turaza gukomeza tuganira. Rwose nta kibazo. Murakoze cyane, nk'uko wari ubivuze, RURA nk'urwego rugenzura imikorere y'ibi bigo by'itumanaho, tukagenzura na serivisi batanga, dukora byinshi bigamije kubungabunga umutekano w'ikoranabuhanga. Nk'uko wabivuze, biri mu byiciro bitatu. Hari icya mbere ni amabwiriza, dushyiraho amabwiriza atanga umurongo uha ibyo bigo by'ikoranabuhanga n'itumanaho umurongo wo kurinda icyaza kibangamira systems bakoresha. Amabwiriza ahanini agamije gutanga umurongo wo kubungabunga systems zikoreshwa kugira ngo haboneke serivisi z'ikoranabuhanga zihabwa abaturage. Hejuru y'ayo mabwiriza tuba twatanze, dukora igenzura. Tugerageza gukora igenzura nibura rimwe mu mwaka, ariko iyo haje ikintu gishyashya kiza kibangamira ibyo bitero bishyashya wenda twumvise ahandi, nabwo turongera tukicara tukareba niba bubahiriza ya mabwiriza twatanze, wa murongo twatanze, kandi tukagerageza no gufatanya nabo kugira ngo dukemure ikibazo kiba cyavutse. Ibyo ni bibiri. Icya gatatu ari cyo kireba abaturage cyane ni ikijyanye na simukadi. Simukadi murabizi ko ikoranabuhanga ku muturage usanzwe aho aribonera ni binyuze muri telefone. Telefone rero igikoresho kirimo gikomeye ni simukadi. Simukadi ubu ngubu ni twe tubyita ko ari umutungo nk'indi yose umuntu aba afite kandi ugomba kurinda, kuko simukadi igufitiye amakuru menshi. Iyo urinda simukadi uba urinda umutekano wawe. Simukadi isigaye ikoreshwa muri mobile money, mobile banking. Kurinda simukadi yawe uba urinda ubukungu bwawe, amafaranga yawe. Ubwo rero tugerageza gukora, mbona yarahujwe n'umwirondoro w'umuntu, isigaye ari nk'indangamuntu nayo cyane rwose. Mu kwezi gushize hatangijwe uburyo bushya bwo kubaruza za simukadi. Ubwo buryo bushya buravugana na za NIDA, uvuga ngo noneho ibintu byarahujwe, ariko ikigambirijwe no kugira ngo iyo umuntu abarurwaho simukadi bikorwe ku buryo nta hantu abashaka abanyabyaha bahera bagerageza guhungabanya tuguwo umutekano w'umuntu, ari uwawe ubwawe, kuko bifite amakuru yawe, ari n'ubukungu bwawe, ariho bahera biba amafaranga. Reka tugaruke ku kintu bwa mbere, ngira ngo nagerageje gutera akajisho hirya no hino ngo ndebe icyo abantu bavuga kuri uyu mutekano w'ikoranabuhanga tuvuga. Colonel David, ubundi umutekano w'ikoranabuhanga kugira ngo tunagere ku cyo tugambiriye uyu munsi kuganiraho, ukwiye kumvikana ute? Kuko ni ikinyarwanda kirumvikana,
cyangwa se cyber security mu ndimi z'amahanga, ariko kugira ngo umuntu abishyire mu mvugo yoroshye yatuma byumva, ubu tuba dushaka kuvuga iki? Urakoze cyane Kagabo. Ubundi mu by'ukuri ngira ngo kimwe mu bibazo wenda kinaturuka umutekano muke w'ikoranabuhanga ni ukugora kumvikana kw'ikibazo ubwacyo. Ubundi iyo umuntu afite amafaranga muri banki ayafite mu buryo buri fiziko, habagaho imodoka zikagenda ziriho abasirikare bacunze ayo mafaranga bakayavana hano bakayageza hariya. Iyo modoka niba nta kibazo igize mu nzira, amafaranga akavanwa kuri banki imwe akageza ku yindi, nta kibazo cyavukaga. Ibyo byari ukurinda umutekano w'amafaranga atwawe ku muhanda, mu buryo tubona, ku buryo bugaragara. Ariya mafaranga yabaga afite umubare runaka, ari mu mabox runaka, ariko ubu noneho nk'uko Madame Arlette yarabivuze, ayo mafaranga ushobora kuba uyafite kuri simukadi. Ni amafaranga nka yayandi, afite agaciro nk'aka kandi, iyo bayagutwaye nanone ugira icyo kibazo. Kuko rero atagaragara, no kuyarinda bisaba ubushishozi n'ubuhanga budasanzwe, kuko ari mu buryo ubwo twavuga budagaragara, buri vaco. Niyo mpamvu uko ibikorwa bya buri munsi bigenda bizamuka, niko bya byaha byakorerwaga ahantu hari fizike mu mihanda byagiye ku mbuga nkoranyambaga bijya kuri hari abo bita abanyoni, waba yatwaye no mu mufuka wagiye nko mu isoko akacunga akayatwara cyangwa agatobora n'inzu. Ubu rero abanyoni ni babanda kubwira ngo iyo message nkohereje nari nibeshye amafaranga yasubize. Ariko kubera ingamba zigenda zishyirwaho, ni ukuvuga ngo ubu ngubu niba ukwezi gushize yaroherezaga message akavuga ati ayo mafaranga nari nibeshya kuyobeyeho yansubize, ubu ngubu hashyizweho ingamba zo kuvuga ngo oya, iyo message niba wanayibonye banza nyirayo yemeze koko ko ari ugiye kubikuza ayo mafaranga. Ibyaha by'ikoranabuhanga rero bifite ingero nyinshi. Hari ibyibasira abantu bahererekanya amafaranga bagura cyangwa bagurisha. Umuntu akagerageza kudeturuna amafaranga, ungurishije ikintu, umwanya wo kugira ngo ayo mafaranga ari we nyohereza, kuko wenda hari uwabonye mbigura, ayo mafaranga akajya hatagura. Hari ibyaha bigerageza byibasira abana batoya, ugasanga umwana mutoya udafite ubwo ubushishozi agize ibyaha bigira. Hari ibyaha bigerageza kubuza abantu bagafata nk'amadosiye kuri kompiyuta bakayasiba, ibyitwa ransomware, uburyo atongera gusiba. Iyo rero ku isi hose ikibazo cy'ibyaha bikora hikoreshejwe ikoranabuhanga kimaze gufata intera nyinshi, niyo mpamvu ku rwego rw'isi ukwezi kwa 10 kwahariwe ukwezi k'ubukangurambaga mu kurwanya ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu Rwanda rero naho twatangiye campaign turayivugaho, ariko mu by'ukuri ibyaha by'ikoranabuhanga aribyo twita cyber crimes mu Cyongereza bifite uburemere n'ubukana bungana cyangwa se bwenda kuruta ahenshi ibyaha bisanzwe. Bigasaba rero ingamba, bigasaba gukorana, ariko kimwe cy'ibanze ni ukugira ngo kubirwanya ntabwo ari iby'abatekinisiye bumva bya bintu biri vacu, ahubwo ni no guhugura abaturarwanda bose ngo bumve ibyo byaha biteye bite, ingaruka zabyo n'izihe, twabirwanya dute, akaba ari nacyo tugamije. Murakoze cyane. CP John Bosco Kabera, iyi miterere y'ibi byaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga irimo amayeri n'uburyo bwinshi, ariko namwe mu bikurikirana ngira ngo kugira ngo mubigeraho nuko muri hejuru y'abakora ibyo ngibyo, twagira ngo wenda mudusangize uko mwebwe mubona imiterere y'iki kibazo, ingaruka gifite, noneho n'icyo buri wese akwiye kuba akora kugira ngo hoko atanga umusanzu. Turabizi hari ibyo bita community policing, sinzi rero community policing muri cyber crimes uko izahagaze rero. Urakoze cyane. Ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye, ngira ngo kugira umuntu ashobore kugisobanura nuko yavuga ko ibi byaha uko biteye bifite urwego rugeze aho ari rwambukiranya imipaka. Ntabwo ari ibyaha ushobora gukora gusa ngo n'ukuri mu Rwanda. Niba ushaka gukora ibyaha mu Rwanda ugomba kuri mu Rwanda, ushobora kuba uri mu bihugu duhana imbibi cyangwa no hirya kure, mu bihugu kure cyane ukaba wakora ibyaha hano mu Rwanda binyuze ku buryo murandasi iteye cyangwa se n'ikoranabuhanga riteye, binyuze ibyo twakwita nka ihuzanzira rya murandasi cyangwa se network.
iryo huza nzira rya murandasi cyangwa se network ingorabahizi aho ziri nuko buri muntu wese tuvugira mu Rwanda ushaka gukora ikibi cyangwa ushaka atari umunyacyaha ari kuri iyo huza nzira, kuri iryo huza nzira cyangwa ari kuri iyo network. Igihe icyo ari cyo cyose rero ashakiye ashobora gukora icyaha. Hariya rero ntabwo murandasi iri umubwire ngo ndakubona, ntabwo iri buvuge ngo murandasi ugiye kwishakamo community policing committees cyangwa se youth volunteers hariya ngo bababwira ngo noneho abo bantu turababonye. Oya, ariko noneho naho bibera ingorabahizi nuko ushobora kuri mu bindi bihugu, mu kindi gihugu ukanyura kuri iryo huza nzira ukinjira. Ibyo rero nibyo noneho cya kigo kireba, urinjira ute kuri iryo huza nzira ryo mu Rwanda, noneho uvuye ahandi hirya huza nzira ry'iwanyu, ariko uravuga uti hariya mu Rwanda washakishaho nkakora ibyaha. Aho rero community policing ntishobora kubona. Icya mbere nuko icyakorwa nuko iyo byaha bishobora kugaragara ko umuntu arimo kwinjira nyine kuri cya kirango cyanyu IP address. Ibyo twatangiye tuvuga, umuntu arimo gutera, arimo kugaba ibitero. Iyo urimo kugaba ibitero rero hakagira urwego rubishinzwe rukubona, rugomba kwivuga, hakagira ibyitabazwa bigakorwa. Iyo byagaragaye ko wakoze ibyaha mu mikoranire y'ibihugu, niyo mpamvu ujya wumva za polisi zikorana, inzego zikorana n'ibindi bihugu bitandukanye cyane, za polisi zitandukanye hirya mu bindi bihugu, hakaba hari umunyacyaha wakoresheje iryo hunzazira akinjira mu gihugu agakoramo ibyaha by'ikoranabuhanga, akiba amafaranga, akaba yakwiba amakuru, n'urundi rugero, akamenyekana. Ariko iyo bigaragaye ko nyine yagikoreye mu gihugu, nanone dukora n'inzego kugira ngo abe yatahurwa n'ubundi abe yashyikirizwa ubutabera cyangwa se ashyizwe inzego zibishinzwe zimikorere dosiye. Icyo nashaka kuvuga rero nuko cyane cyane ubu ngubu uruhare ruraba ku muntu ku giti cye kurinda umutekano we w'amakuru ye, bari bayivuze ibintu bya simukadi, w'umutungo we, amafaranga cyangwa se simukadi niko bakoresha telefone, ariko n'abakoresha za mudasobwa nabo kurinda amakuru ari kuri mudasobwa ye. Twavuze imibare cyangwa se amagambo nka password y'ibanga, ibigo kuba byakoresha imibare cyangwa amagambo kuri mudasobwa zabo, cyangwa se kwihuza nzira zabo cyangwa se network ku buryo bayirinda. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, ku buryo ariyo mpamvu ngira ngo yanabivuze, ubukangurambaga bugamije kugira ngo bwe buri muntu wese uruhare rwe, kubera yuko nta wundi muntu uzakubwira ngo barimo kohereza message kubeshya utayibonye, kuko niwe ufite simukadi yawe, niwe ufite mudasobwa yawe, ufite urugero email, urwo ni urugero, niwe uzafungura ukoresheje ibanga ryawe ujyemo urebe ko wakoresheje message. Kumenyere ko iyo message ishobora kubikubeshya kugira ngo bakwibe, cyangwa se bagutwara amakuru, cyangwa se bagutwara amafaranga, niwe uzabyibonera. Aho rero niyo mpamvu umuturage wese agomba kumva ko uruhare rwe rukomeye cyane mu gutahura, mu kugenzura, mu gutahura abo bantu bashaka gukora ibyaha, hanyuma inzego nazo zigakora ibyo zikwiye kuba zikora. Nta muntu rero, ntabwo bizashoboka kugira ngo tugire community policing committees kuri murandasi, ntabwo bizashoboka ko tugire youth volunteers ku nzira za ntuza za ihuza nzira rya murandasi. Bikenewe yuko ahubwo buri muntu wese agira uruhare mu kumva inshingano ze, yuko nta wundi uzayimukorera, cyane cyane yuko amabanga naye, simukadi niye, mudasobwa niye, niba ari ikigo gifite ihuza nzira ryayo cyangwa se network yacyo yihariye, birumvikana rero uruhare rwa buri muntu. Engineer Arlette Rwakazina, nuvuga ngo iri koranabuhanga rifite abaritanga, niba ari ibigo by'itumanaho bifite uko bigurisha izo simukadi, telefone, niba ari abacuruza za mudasobwa cyangwa se n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bunyuranye, ese bo bafite izihe nshingano yo gukorana n'abaturage? Kuko abaturage benshi bashobora kuba bakoresha ibyo bintu ariko batari inzobere muri ibyo. Inshingano zabo zibizihe? Rurayikurikirana ite ko bubahiriza iyo nshingano yabo yakabaye ibiyabo, kugira ngo hoko bamenye ibyiza babona mu gukoresha ikoranabuhanga, ariko n'ingorane zababaho mu gihe baba batugariye wa mugani bakugarizwa? Rura ikorana hafi cyane n'ibyo bigo tugenzura, ari iby'itumanaho cyangwa iby'ikoranabuhanga. Ngarutse nko kuri kiriya cya simukadi navugaga, tubasaba gushyiraho uburyo bwo kuregisaringa izo simukadi, tukabikurikirana. Ni nabo babikora kandi bagomba kubikora ku buryo bakurikije amabwiriza yagiyeho. Bafite uruhare runini cyane
ko ntabwo nanone twavuga ngo ni twe tugiye kubwira umuturage, nibo bari hafi y'abaturage, nibo bigisha, nibo ariko biriya bigo bifite sizina bifite za server nk'ubu abantu umuntu ashobora kwibaza akavuga ati reka ngo urugero rw'ifani rushekeje umuntu yahoze ambwira ko umuntu yihangana ntago muvuga buriya hari abantu bafuha sinzi gufuha niba abavande turi kumwe mubizi gufuha umugabo rero yafuhiraga umugore ngo sinzi akantu yashyize muri telefone ku buryo umugabo ashobora kumonitoringa akintercept ibyo arimo avuga icyo rero ndagiheraho nkubaza nti ese nakizera gute niba mvugira kuri telefone yanjye ko nta wundi muntu uri mu nyinjira ngo amenye ibyanjye ese biriya bigo byitumanaho byo bifite izihe nshingano zo kuvuga ngo amakuru yanjye ndeba aba yanjye ntihagire undi muntu uzayahabwa? Izo nshingano barazifite zinakomeye cyane, ari nabyo navuze biri muri aya mabwiriza dushyiraho. Amabwiriza tubashyiriraho avuga uko bagomba gufata amakuru y'abantu, ntibayatanga, ni n'indi ushobora kuyareba, ni jyewe nyiri bwite, nta wundi uyageraho. Ibyo byose bigira amabwiriza abigenga, kandi tukagira n'igenzura rya hafi, navuze rimwe mu mwaka, ariko biba kenshi gashoboka iyo dutekereje ko hashobora kuba harimo ikibazo. Ibyo nibyo nakwita ahubwo ko ari cyo twebwe nka RURA tugenzura kugira ngo hatagira ikibangamira umuturage. Umuntu ashobora kwiganira n'umuntu yisanzuye nko kuri telefone azi ko nta muntu uzamuvamo hanze aha ngaho urimo byumva. Hari abantu bavuga ati wabona barimo banyumva. Wenda nuganiye ngira ngo mu by'ukuri habamwo ubujiji cyane abantu bumva wenda cyangwa kudasobanukirwa. Iyo tuvuga ibyaha by'ikoranabuhanga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibyaha bikorwa ku buryo bw'ubumenyi buhambaye. Akenshi imibare igaragaza yuko 93% by'ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga bikorwa kubera kutamenya amakuru, kutaba utajijukiwe byo gukoresha iyo telefone. Niba waraguze telefoni cyangwa ufite murandasi, ntuyikorere nka maintenance, ntukore software, ntukore update, ntukore iki. Iyo haje bantu bashaka wenda kwiba amafaranga yawe biraborohera. Ni ukuvuga ngo rero kimwe mu bigamijwe ni ukugira ngo mu kurinda umutekano w'ikoranabuhanga bisaba yuko buri muntu abimenya akabigiramo uruhare. Noneho iyo kuko nk'ubu tugiye mu mibare, hafi 10,000,000 z'abanyarwanda bafite telefone, 8,000,000 bakoresha interineti mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bishyuza, bacuruza, biga, baganira, bakurikira amakuru. Niyo mpamvu iyo bo babimenye bakamenya yuko bagomba kurinda telefone zabo, ko badatanga amakuru yabo y'ibanga, bizamura wa mutekano, bikarinda n'ibikorwa byabo. Reka twamaze kuri ubwo bukangurambaga mwahoze muvuga, mwavuze muti mu kwezi kwa 10 isi yose mu bukangurambaga bwo gushishikariza abantu kwirinda cyangwa se gukumira ibyaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga. Reka tubabaze muri rusange uko ubwo bukangurambaga buteye, intego mufite, uko muzabigeraho, icyo mubwira abantu n'iki, kugira ngo hoko bumve n'urwo ruhare bafite mu gukumira ibyo byaha. Turabashimiye cyane. Icyambere nk'uko nabivuze, ibi byaha biri ubwoko bubiri. Ibyaha by'ikoranabuhanga biri ubwoko bubiri. Hari ibyaha bisanzwe bikorwa ariko hifashishijwe ikoranabuhanga, nk'umuntu akiba. Kwiba ni icyaha gisanzwe, ariko noneho agakoresha telefone, icyo ni icyaha gisanzwe. Ariko hariho noneho n'ibyaha biba bigamije kwangiza ibikorwa by'ikoranabuhanga. Mu Cyongereza hari ibyo twita cyber crimes na cyber enabled crimes. Hari ibyaha bikorwa bigamije guhungabanya, kwangiza wenda nka rezo yawe kugira ngo ibyo wakoraga bihungabanye. Ariko noneho hariho n'ibyaha bisanzwe, ariko noneho kugira ngo rero cyber space y'u Rwanda ikomeze itekane, ibikorwa by'ikoranabuhanga bigira umusaruro, nuko abantu bagomba kubikoresha ku buryo burinzwe.
ibyo rero bisaba uruhare rwa buri muntu wese. Ku rwego rw'isi ukwezi kwa 10 kwabaye ukwezi kwahariwe ubukangurambaga mu mutekano w'ikoranabuhanga. Mu Rwanda rero naho twatangiye gahunda izarenga ukwezi, igere mu kwezi kwa 11 ariko inakomeze, igamije rero ikintu cy'ibanze ni ukubwira abanyarwanda kugira ngo barinde ibikorwa byabo. Ibikorwa tuvuga ni ibikorwa 5. Igikorwa cya mbere ni ukurinda akazi kawe ukorera kuri computer cyangwa kuri internet, kuko iyo urimo ukora uri mu biro, gira ubushishozi mu kurinda, we kwandarika. Nkuko wari uvuze ngo iyo utugariye urugarizwa. So kugarira rero muri iyi campaign turashyiraho uburyo, turahugura abantu, turajya mu mashuri, turasura ibigo, turashyiraho kuri za social media uburyo abantu bakora barinda ibikorwa byabo. Ikindi cya kabiri, turahugura abantu kurinda ibikorwa iyo bahererekanya amafaranga. Niba mwishyuzanya, niba uguze ikintu wishyura, wirinde. Ikindi cya gatatu ni message ireba urubyiruko n'abana biga bakoresheje internet. Turabaha ibikoresho, amakuru, uburyo bwo kwirinda iyo biga, cyane muri ibi bihe ibyo amasomo menshi asigaye atangirwa. Ariko noneho hariho ikindi cya 4 cyo kurinda abana batoya. Umwana muto ajya kuri internet yatazi ibyayo, agashyiraho amafoto, agashyiraho iki, akazamukurikirana igihe kirekire. Muri bukangurambaga rero turigisha abana tunyuze mu bigo bifite inshingano zo kureba imibereho myiza y'abana mu mashuri muki, kugira ngo nabo bakangurira abana n'ababyeyi. Icyanyuma ni ukwamagana ibintu by'ibihuha, ibintu biba kuri social media by'urukozasoni, byo guharabika, by'amakuru y'ibinyoma, nabyo turabirwanya. Muri izo rero, muri iyo gahunda uko iteganyije, dufite campaign kuri social media kubwira abantu, ku maradiyo, ariko noneho tuzajya no mu ntara tuvugane n'abayobozi, tubasabe kugeza ubutumwa kuri buri munyarwanda. So niba dufite miliyoni 10 z'abantu bakoresha telefone, ni ukuvuga ngo iyo hagize igihungabanya ibyo bikorwa, gihungabanya n'ubuzima n'imibereho myiza by'abanyarwanda. Ni ibikorwa rero bitazarangira, bizakomeza, kandi ntabwo tubikora twenyine, turafatanya n'izindi nzego. Mwavuze ibigo by'itumanaho, nibyo bifite abafatabuguzi abangabo, nabo bazajya bajya aho abaturage bari batanga ubwo butumwa. Turakorana n'amabanki, turakorana n'inzego nka polisi, nka RIB mu gukurikirana no guhugura. Ikigamijwe no kugira ngo nyuma y'ubukangurambaga he kugira umunyarwanda cyangwa umuturarwanda watakaza ibye, wafata ya mafoto y'urukozasoni kubera kutamenya. Iyo rero bimenyekanye, icyo bifasha kwirinda kurazamuka. Mu byo muvuze afande, hari icyo nfashemo wenda twafata byinshi, kuko icyo umuntu akeneye cyane n'umutekano, cyane yego w'ubuzima bwe. Hari ubuzima bwite bw'abantu, ibibazo turimo tubona aha ngaha, abantu bakibasira ubuzima bwite bw'umuntu binyuze muri ubwo buryo bwo guhana amakuru. N'abantu bamaze iminsi bagaragaza ko hari ibyaha bigaragara abantu bakora, bigaragara gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri. Abantu bakaba bazi n'imiyoboro bikorerwa, bakavuga, ariko bagasanga bavuga ariko se inzego za leta zo ntizibireba. Reka mbibaze CP John Bosco Kabera, ibyo ngibyo wenda musanga mufite n'uburyo abaturage babaha amakuru mukayamenya, ariko abo bantu bakavuga bati ibyo byo biragaragarira amaso, ndetse rimwe na rimwe bagatunga agatoki inzego z'umutekano bavuga ariko se mwebwe ntabwo mubireba, mutegereje ko bizaba ibyaha bingahe kugira ngo bikurikirane? Urakoze. Igikorwa cyose gikozwe, cyaba gikorewe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se hifashishijwe murandasi cyangwa se ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa, gifite uburyo gikorwa ndetse gifite n'uburyo gihuzwa n'amategeko ariho kugira ngo abantu batarengera cyangwa batarenga imbibi. Iyo rero ikintu kibaye kikamenyekana, dore ko inzego ziba zigikurikirana, kigomba guhuzwa n'ayo mategeko ariho n'uburyo cyakozwemo kugira ngo cyitwe icyaha. Abantu rero nibyo tujya tubibona bavuga ko nyine hari ibikorwa, hari ibivugwa,
ariko burya nyine hari uburyo bigomba guhuzwa n'amategeko kugira ngo inzego zibishinzwe nyine zibishyire mu context ku buryo icyo wavuze icyo wakoze kibi cyaha ryari cyagenze gite. Abantu rero icyo bakwiye kumva nuko inzego zirahari zirabikurikirana zikurikiza amategeko zibishyira muri zikareba ibyo amategeko ateganya ku buryo iyo kibaye icyaha nyine bikagaragara abantu barakurikirana. Ntabwo rero twavuga yuko biriya byose by'abantu baba bavuga havuga ibintu byinshi cyane ariko inzego ziba zihari zibikurikirana kandi zikabihuza n'amategeko. Ahubwo icyo abantu bagomba kumenya nuko ngira ngo icya mbere bagomba kwirinda kugwa mu byaha bikoresheje ikoranabuhanga. Ubwo tubivuga hari n'abo tugaragaza yuko nyine babeshye cyangwa se bakoze ibyaha bishingiye byifashishije ikoranabuhanga cyangwa se bikozwe kuri murandasi cyangwa se bikozwe bakoresha itumanaho bakora itumanaho nyine muri ubwo buryo. Icyo twabwira abantu rero nuko bagomba kubyirinda kubera ko abo bigaragayeho barafatwa bagahanwa. Ngira ngo ntuza zirahari, ingero zirahari zitandukanye. Ibyo rero bikaba byatujyana muri ubukangurambaga umuyobozi w'ikigo yavugaga, ahubwo niho hakwiye gushyirwamo imbaraga nyinshi cyane ku buryo abo bantu hafi 10,000,000 bakoresha telefoni bafite imiyoboro ya internet cyangwa se ihuzanzira, bakora itumanaho rya buri munsi, bacuruza, boherezanya amafaranga, boherezanya ubutumwa, bumva inkuru zatangajwe, ibyo bagomba kwirinda ni biki, ibyo batirinda ni biki, ibyo bakwiye kuba basangizanya cyangwa se abahanahana ni biki, bidakwiye guhanahanwa ni biki. Ntekereza rero ko ubukangurambaga buzi igihe, nubwo abantu bajyaga tubivuga kenshi tugaragaza ibyo abantu bakora, ariko ntekereza yuko ubukangurambaga buzi igihe ku buryo abantu noneho bumva inshingano zabo, noneho nabo ubwabo bakaba babintumwa gukora ubukangurambaga naho bari no kuba bakwigishanya, ndetse n'urubyiruko rwumva ibintu by'ikoranabuhanga rushobora kuba rujijutse kurusha abantu bakuru, ahubwo niho twabona ko bifite n'umusaruro. Bya bintu byo twavugaga bijyanye n'urubyiruko, nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, aho bagira umusaruro cyane cyane urubyiruko rwo mu mashuri no muri university, aho yavugaga ku buryo bahugura abantu bakuru batazi n'ibintu uburyo bikorwa ndetse n'ibyaha birimo, ariko noneho n'uburyo barinda ibintu byabo cyangwa se ndababaje kubera ko polisi muri iyi myaka yagiye igaragara cyane mu bikorwa by'ubukangurambaga byinshi. Reka mbere kuri ibyo bya corona n'ibijyanye n'umutekano w'umuhanda n'ibindi byose no kwinda ibyaha muri rusange. Ese kugira ngo iki kintu cyumvikane neza mu bantu nkamwe nka polisi musanzwe mumenyereye gukorana n'abaturage umunsi ku munsi, mutekereza ko kugira ngo hagere ku ntego ziteganijwe mu gukangurira abantu kwirinda ibi byaha ari uko hakora iki cyakorwa nane? Icya mbere ni ukwerekana yuko hari ibyaha bihari, umuntu akabivuga, birazwi ibyaha bigenda bikorwa. Ngira ngo yakubwirana n'ibigo bitandukanye abantu bazakorana nabyo cyangwa se nabo tuzakorana nabo, nk'urugo rushinzwe umutekano ubwo tuzakorana n'urwo bukangurambaga. Ibyaha bikamenyekana ni ibihe, bikorwa bite, ubyirinda gute. Icyo gihe rero kubera yuko uburyo ibyaha bikorwa n'umuntu ku giti cye, bishobora kuba ari ikipe y'abantu bafite ubwo bushobozi bwo kujya muri izo huzanzira rya murandasi ku buryo bakora ibyaha, ariko noneho ubyirinda uretse urwego rubishinzwe, uretse n'izindi nzego cyangwa se n'ibigo, ariko hari uruhare rw'umuntu rw'ibanze, kubera ko unyura muri izo nzira zose ukarinda ukagera ku muntu ku giti cye, ukarinda ukagera ku kigo, ukarinda ukagera no kuri za kompanyi nk'uko twabivugaga, cyangwa se n'ibigo byabo bya leta. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo nitumara kumenya ibyaha bikorwa bite, wabyirinda gute, hanyuma hasigaye twabibwira abanyarwanda buri mwaka agira uruhare rwe. Nge numva yuko bishobora kugera ku ntego, kandi noneho n'ubwo bukangurambaga bukazagenda bugaruka abangaruka mwaka. Wenda mwunganiye muri ubu bukangurambaga twateganije ibintu bitatu. Icya mbere, aho tujya haba mu mashuri, haba mu bigo bya leta, haba mu banki, haba mu byikorera, ni ukubasobanurira ibyaha bo ubundi batakamenye mu buryo busanzwe. Gusobanura ibyaha by'ikoranabuhanga cyangwa se bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Hari urutonde rero rw'ibyo byaha, kuva ku kwiba amafaranga, kuva ibigaragara cyane hano mu Rwanda ni ibi. Hagaragara icya mbere, hari ibyaha bya fraude y'amafaranga n'ubwambuzi,
buha umuntu amakuru kugira ngo bumuvaneho ibye atariyo, bakurikije wenda kutamenya, nkohereje aya mafaranga nari nibeshye, ubwo akenshi bugaragara kuri telefone. Hari ibyaha byo gushuka abantu bakisanga mu bikorwa bitari byo, cyane birarura nk'abakobwa bikabatwara mu bikorwa bitari byo byenda kumera nk'ubucakara. Hari ibyaha bifata abana bato bagiye kwiga bakisanga ku masite arimo ibintu by'urukozasoni, ugasanga abantu barabasaba amafoto yabo. Hari ibyaha bigaragaza kugerageza nk'aba ni umuntu akora muri banki, umukozi umwe agakoresha systeme kwiba amafaranga mu buryo busanzwe. So biri mu rwego mu byaha by'ubujura, ariko hikoreye hafashishijwe ikoranabuhanga. Hariho noneho n'icyaha gikuze kugaragara cy'ibihuha, cyo kubeshya, cyo gusebanya cyane. Ibyo ni ibyaha bikorwa icyo nicyo nashaka kubabaza cyane cyane. Yego. Kuko kurinda ubusugire bw'umuco, kurinda ko abanyarwanda bazaba ibindi bintu tutazi badafite ikibaranga, ibyo byo bikorwa bite? Kuko ubona yuko iki kintu cya globalization cyangwa se ibyikusanyabukungu bisa naho abari ku isi yose bahurira ahantu hamwe, ku buryo umuntu usanga yarataye umurongo utamenye uwo ari we. Icyo ni ikibazo cyiza Bwana Kagabo. Uko internet iteye ntabwo ifite imipaka nk'iy'igihugu. Ifite imipaka, iba mu kintu cyo twita nko mu kirere cyber space, ku buryo aho icyaha gikorerwa ntabwo ari neza ko hagende ari naho iyo serivisi y'icyaha itangirwa. Reka ntange urugero, niba ari YouTube ni serivisi ya internet, server ishobora kuba iri muri Amerika. Umuntu uraha ashobora gufata ikintu akacyohereza muri Amerika. Ni ukuvuga ngo icyo cyaha gikorewe aha kirenze imipaka irenze imwe. Niyo mpamvu rero habaho ubufatanye. Ariko icyo ubukangurambaga bukora no kubwira abantu ko hari amategeko agenga n'uburyo ibyo byaha bikurikiranwa, n'abantu kubimenya, no kubuza abantu guhanahana amakuru y'ibihuha, kuko hari amategeko abihana, yaba amategeko mpuzamahanga. Iyo rero utabizi ushobora kubikora kubera ubujiji, ariko iyo ubukangurambaga bubaye, imibare y'abakora ibyo byaha iragabanyuka, kuko hari benshi babikora kubera ubujiji, hakabaho n'ababikora babigambiriye, nabo bakamenya ko hari amategeko azabakurikirana. Ariko ababikoraga kubera ubujiji, abana bato bakura batabizi bakisanga mu byaha. So ni ikibazo kinini kirenze imbibi, ni nayo mpamvu ubukangurambaga ari ubw'isi yose. So nkumva rero izi ngamba nizo zizigihe, ariko icyangombwa uko buhoraho bugafatanya n'inzego zose, ibyaha bigenda bigabanyuka. Ariko gusa icyo umuntu yakwizeza nuko nubwo ibyo byaha biriho, ibikumirwa nibyo byinshi cyane, n'abafatwa bagahanwa kubera ibyo byaha nibo benshi, ku buryo iyo ugiye kureba umutekano w'itumanaho ni mwinshi. Ariko uko ibikorwa bizamuka, uko abantu benshi bakoresha izo serivisi, ingamba zo kubirwanya rero zigomba guhoraho. Madame Arlette, reka tugaruke ku bijyanye wenda na RURA n'inshingano zayo, aho muza kwinjiramo muri ubukangurambaga. Ese ubukangurambaga nk'ubu cyangwa se ibyo byaba tubwiye uko bigenda byigaragaza, byo bizana iki mu miterere y'uburyo namwe mushyiraho amabwiriza ajyanye n'icyo gihe, no kuvuga ngo kera hariho ibi ngibi, ariko noneho trends cyangwa se uburyo ibintu bigenda bihinduka nabyo bituzanye kuvuga ngo dufate izindi ngamba tutari dusangamo? Murakoze cyane. Nk'uko nabivugaga mbere, twebwe nk'urwego rugenzura imikorere y'abatanga ikoranabuhanga, tureba cyane cyane dushyiraho amabwiriza areba za systems. Ubu bukangurambaga rero ni nk'ikintu cyiza cyongera kuri ya mabwiriza dushyiraho, noneho bireba abaturage. Twebwe mbese tukavuga tuti systems ya server uko yazivugaga, tuzi neza ko biri ku murongo, ariko se wa muturage azi noneho uko we yirinda. So ubukangurambaga rero ni ikintu kidufasha cyane,
ni nk'aho kiza cyunganira akazi twakoraga, gashyiraho amabwiriza, kareba ibi bigo ese mukora iki, ese ibintu byanyu biri ku murongo, ariko nk'uko babivugaga umuntu niwe wirinda. Dushobora gukora ibikenewe byose, ibyangombwa, tukarinda systems, ariko umuturage nawe agomba kugira icyo akora, ari naho ubukangurambaga buza twebwe tubona nk'ubuza bwunganira ya mabwiriza, byagenzura dukora, ubwo umuturage nawe akamenya n'iki ngomba gukora. None se mwebwe mubona n'umwanya wo kumenyesha abaturage namwe ibyo mukora, kuko ibyo ari byo byose abaturage baba bari aho ngaho, nk'urwego rwa leta ruriho, naho bakwiye kumenya icyo mubakorera. Mwebwe mukorana mute nabo kugira bamenye ibyo mubakorera igihe batabashije kuhigerera? Cyane dushyiramo imbaraga nyinshi mu kwegera abaturage. Ni ibintu tuha igihe, mpereye nko ku gikorwa kimaze hafi ukwezi cyatangiranye n'ukwa 9, twakoze natwe ikintu kimeze nk'ubukangurambaga bwo kugenda gusobanurira abaturage ubwo uburyo bushya bwo kuregisitaringa simukadi, kuzandikisha. Ubwo ni ikintu cyashyizweho, ariko twashaka ngo tujye mu baturage, umuntu asobanure ese simukadi baregisitaringa bate, ese niki cyahindutse, ese noneho ugomba kubyitwaramo ute. Nk'ubu twaravuga tuti umuntu agomba kumenya ko atagishobora kujya ku muhanda ngo uregisitaringe simukadi, bigomba kubera ahantu hazwi n'umuntu wabihugiwemo. Ibyo rero tubikora, tugafata umwanya tukajya mu baturage, teams zikagenda zikajya mu turere zigasobanura koko icyo twe dukora n'icyo tubatezeho. Wenda mu minota nk'itanu usigaranye, reka mbanze mbabaze Colonel David, iyo tuvuga umutekano w'ikoranabuhanga, ntabwo nshaka kubigereranya cyane n'umutekano usanzwe w'igihugu, kuko wenda yaba ingingo nini, ariko turabizi ko hari abarinda inkiko, hari abarinda ahandi hantu h'ingenzi mu gihugu. Nkamwe nk'urwego rubishinzwe murinze deployinze Okay, icya mbere turinda imbibi izo twita cyber space z'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyi miyoboro yinjira cyangwa isohoka, haramutse habaye icyashaka guhungabanya umutekano w'ikoranabuhanga, twakimenya, tukagikumira, tukanakirwanya. ubwo mufite n'intwaro zabugenewe? By'umwihariko iyo umuntu agize ikibazo kijyanye n'ikoranabuhanga, dufite team yitwa Computer Security Incident Response Team, ikora amasaha 28 umunsi ku wundi, umwaka wose. Kubera ko muri koroneri yenda watwumva yagira ngo hariyo muhagurukana ibifaru n'imbunda n'ibyo. Mu by'ukuri icya mbere ni ukumenya ko hari n'uwo mutekano ushobora kuba wahungabanye, kumenya icyawuteye no kumenya ingamba ufata kugira ngo ukumire uwo mutekano uhora. Ubwo bikora mu buryo bw'ikoranabuhanga nanone? Ni ukuvuga ngo icya mbere uko ikoranabuhanga ryubatse, iyo hagize igihungabana kuri ryo urabimenya kuko warabihuguwemo. Ariko by'umwihariko dufite itsinda iryo buri muturage wese yakwiyambaza iyo aramutse ahuye n'iki kibazo. Dufite telefone wahamagara 9009. Ni ukuvuga ngo uwo muyoboro n'umurongo wa telefone umuntu wese wahura n'ikibazo atumva, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga rutanga ubufasha, rutanga inama, rwegera ibigo kugira ngo wahura n'icyo kibazo wese rumufashe. Ikigamijwe ni ukugira ngo umuntu ucuruza, uwiga, ufite igikorwa cye akore atekanye, kuko hari ingamba, hari inzego, hari itsinda ribishinzwe, ariko cyane cyane by'umwihariko hari n'ubufatanye bw'uru rwego n'izindi nzego. Ariko ntibyagerwaho umuntu ku giti cye atirinze. Umutekano w'itumanaho rero buri muntu agira uruhare. By'umwihariko iyi kampeni kugira ngo buri muntu wese agire uruhare mu kurinda umutekano. Ni ikibazo cyugarije isi, twese tugomba guhagurukira.
Afande Kabera, wenda turagana ku musozo, twavuze kuri ingingo ijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga, n'umutekano wenda no muri rusange, ariko ni naho abantu baba bageze. Uyu mwanya icyo mushobora kuvuga nk'umwanzuro w'iki kiganiro, munashingiye kuri ubukangurambaga buriho bukorwa gushishikariza abantu umutekano w'ikoranabuhanga, hari abafatanyabikorwa benshi mufite, hari n'abaturage mukorana, icyo mwe mwabwira noneho nka polisi y'u Rwanda kuri uru rugamba rw'umutekano w'ikoranabuhanga? Icya mbere ni uko bakwiye kumva ingamba bakwiye gufata kandi babwirwa n'inzego zibishinzwe, bakirinda, bakarinda ibyabo, bakarinda imitungo yabo mbere yo gutabaza. Icya kabiri ni uko iyo bibarenze batabishoboye bakwiye gutabaza. Hari polisi, bavuze nanone iki kigo kuko gifite telefoni, ubwo nabyo babyumve, 9009 bakayihamagara, aho bigaragaye yuko batarimo kumva neza, ku buryo icyo kigo cyabagira inama, urumva ko gifite itsinda ryihariye kabuhariwe rizobereye muri ibyo bintu, uburyo bashobora kuba bagira inama abantu. Ariko rero noneho ikindi gikomeye cyane ni uko bakwiye kugira uruhare mu bukangurambaga. Ababyumva, hari abantu benshi babyumva, bumva ibintu byo icyo kintu cyo kurinda ibyabo, bumva gushyira amabanga muri umubare w'ibanga cyangwa se inyuguti z'ibanga muri telefone, ukarinda umutekano wayo. Bazi ko iyo umuntu akohereje message kuri WhatsApp udakwiye guhita umusubiza, ndetse hari n'abo babeshya bati nkohereje amafaranga ndibeshya arayobye, nyamuneka reba uburyo ugira, bagahita babiba amafaranga. Bumve ko ibyo bintu byose bagomba kubyirinda. Ntekereza yuko nukora ubukangurambaga nk'ubwo ngo abantu bakabyumva, n'ibyo byaha byose bikamenyekana n'uburyo bikorwa, abantu bazarushaho kwirinda ku buryo mu myaka iri imbere abantu bazaba bajijukiwe. Bitavuze yuko ibyaha bizarangira, ariko n'abandi n'abajura bicara bacura andi mayeri, ariko uko bayacuze n'ubundi inzego kuko zifite hari urwego nkuru nguru, abantu bagenda bayatahura ku buryo n'ubundi buryo bwo kugira ngo batahure abanyabyaha bugaragara kandi ababikoze bakashyikirizwa amategeko. Engineer Arlette, mu cyongereza title yawe bambwiye ngo uri General Manager in charge of cyber security and strategic orientations. Ni birebire cyane, ariko twabinye tuvuga yuko uri umuyobozi ushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga no guhanga ibishya. Reka turebe mu gihe kiri imbere, wabwira abanyarwanda, u Rwanda rugenda ruba igicumbi cya za service, aho umuntu yifuza gushora imari ze muri doing business, igihugu kirakora neza. Ese nkamwe mugenzura, wabwira abanyarwanda ko hari imbere mu cyerekezo 2035 50 hahagaze ute mujyanye n'ikoranabuhanga, naho umunyarwanda akwiye kubagera kugira ngo koko iryo koranabuhanga rimubere intandaro y'iterambere aho kumusubiza inyuma no kumuhomba? Twebwe nk'urwego rugenzura rutanga umurongo ibigo bikoreramo, tugomba guhora dukurikira kugira ngo dutange umurongo koko tureba n'ibizaza imbere, kandi biraza vuba kandi byinshi. Ubwo rero abaturage nk'uko twabivuze n'ubukangurambaga, nuko bagomba guhora bumva iki kintu kije gishyashya, jewe mpagaze nte, numva ibyo ari byo, ese mbere yo kukijyamo nzi ibyo ngiyemo. Natwe nkarura twageza gushiraho amategeko n'amabwiriza akora uko ashoboye kugira ngo arinde abo bantu na systems zibakoresha, ariko nanone uruhare rukagaruka ku muntu ku giti cye. Hari byinshi biri imbere bihora biza, bihora bihinduka. Wowe mbere yo kubijyamo uhagaze ute, wakoze ubuhe busesenguzi imbere yo kugira ngo ugire icyo ukoresha? Murakoze. Colonel David Kanamugire, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga, narwo rufite uruzungu, ni National Cyber Security Agency, NCSA, nacyo ni ikigo gifite izina ryiza ry'uruzungu, NCSA, CEO wa NCSA. Twanzura kino kiganiro twagiranye, tunabashimira ubufatanye-bikorwa mwashyizemo kugira ngo tuganire mu by'ukuri bikangurira amatsiko yacu ku bijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga n'umusanzu buri wese yabigiramo. Mbere na mbere, iyo nta masasu umuntu yumvise, nta kintu giturika yumvise, hari igihe umuntu abibwira ngo ni amahoro. Sinzi rero ko twakanzura kino kiganiro ubwira abantu ukuntu barwana urugamba rutumvikana, batikanga ngo bumve, ariko bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko nicyo abaha nk'icyerekezo cy'iki kigo cyanyu no kubizeza umutekano, kuko twabivuze ko ari igihugu kigenda gikura kandi kigera ku migambi ihambaye. Urakoze cyane. Icya mbere icyo umuntu yabanza kwizeza ni uko igihugu cyafashe ingamba zihamye zo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga.
nababwiye yuko dukorana n'ibigo byose n'inzego zose kugira ngo uyu mutekano wizerwe. Niyo mpamvu turahugura abaturage, turanakorana n'inzego. Icya mbere, ibibazo bahura nabyo hari urwego rubishinzwe rufatanya n'izindi nzego, rubaha ubufasha, rubaha ubushobozi, barugane, bavuga ibibazo, ruzabafasha. Kuba ibibazo bitagaragara ntibimenyesha ko ingaruka zabyo zitagaragara, ariko hari abahanga babishinzwe, babyiga, babikora, bagafasha n'abaturage kugira ngo iterambere rikomeze rya koranabuhanga ritubyarire. Wenda amasegonda make nsigaranye, ikigo cyanyu cyegereye gite umuturage? Kuko gishobora kuba kiri i Kigali, wenda n'iriya telefone irahari, ariko si serivisi zanyu zegera zite umuturage? Umuyoboro ugera kuri buri muturage. Nibwo buryo ni ukuvuga ngo dukorana n'inzego za RURA, za MTN kwegera abaturage. Hari iyo twegera umuturage, hari n'igihe dukorana n'inzego zegereye umuturage, ariko nko muri iyi campaign tuzajya kuri buri muturage muri buri ntara ku buryo ibikorwa byose bizegera abaturage. Murakoze cyane, kambashimire Colonel David Kanamugire, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, hano habaye mu rugo. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane Jean Pierre. Ya Engineer Arlette Rwakazina, mwakoze cyane. Imvura igwa nisubira, muzagaruke. Umutekano w'ikoranabuhanga twese uratureba, ntabwo byashoboka umuntu atagize amakenga ngo agire n'umusanzwe atangamo. Reka rero tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, kandi tubifuza ko ikoranabuhanga ryababera impamvu yo gutera imbere aho kubahombya no kubagabaho ibitero byinshi byatuma mugira ingaruka mu buzima bwanyu. Ariko mwumvise n'iki kigo ko cyabafasha, n'izindi nzego z'igihugu zihari zabafasha. Nitwa Jean Pierre Kagabo, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.